reka nongere mbaye ikaze nanone kuri ino YouTube channel yacu kandi ari nayo yanyu. Uyu munsi filime yacu tuyitangiriye ahangaha, dutangiranye n'umugore munini cyane, yari umugore ubyibushye cyane, yari afashe utuzi, harimo aravuga ati rwose njye ndumva nk'uwe pe, ati byatari. Ahangaha barakwereka bidatinze hari umugabo wari aho ngaho yarasohotse, mu gusohoka nyine yasohokaga ubona ko inzara imuriye cyane, arimo arayuzwa avuga ati umugore arasa kuba yateka ryarira, ati inzara imereye nabi. Gusa muri ako kanya hari undi mugore wanyuze ahangaha, umugore munini cyane nawe yari afashe amazi, ubwo ngubwo yaragiye muri tuwarete nyine tu. Hari amatuwarete nyine ndagira ngo murabizi yuko hari amatuwarete ugomba kuba wajyamo ariko nyine ujyanyemo amazi. Ubwo muri ako kanya iki kigabo nacyo cyese gifata ya ndobo, indobo y'ibwa yari irimo amazi, indobo yuzuye cyane, aravuga ati nanjye reka njye kuri tuwarete. Ubwo ahangaha umugore nawe ni gutya yakomeje kuza avuga ati nanjye rwose njye mu bwiherero. Gusa ubonaga yuko ari umugore ubyibushye cyane ndetse ari umugore w'amataye manini cyane. Uyu mugabo nawe ahitamo gufata indobo ye, aravuga ati nanjye rwose ahangaha ngomba kugira ute kuba naza nkikozayo, nanjye gukubirwa ni nkabyo gusa. Bidatinze muri ako kanya abangaba bageze kuri zino toilette z'ahangaha nyine tu. Ubwo uyu mugore nko kugira ahangaha niko yaje aravuga ati sindinjira mu iyi toilette ra, ati niyo itarimo umuntu, akajya kureba agasanga buri yose igize ute irimo umuntu. Twageze ahangaha aravuga ati iyi ngiyi yo nta muntu urimo, ugomba kuza nkanyura ute nkajya mu iyi ngiyi. Ndagira ngo urebe ka kagabo nako karongeye karaza karamukurikira, mu kumukurikira karahengereza nyine kugira karebe iki toilette arimo. Gusa nyine njye ntabwo ndamenya neza ikintu kizanye k'akagabo. Ese urimo urareba iyi filime ukuri murabona uyu mugabo, urimo urabona ari iki kimuzanye? Ubwo muri ako kanya rero uyu mugabo wese avuga ati rero ati ubundi ibintu byo kujya kuri toilette, ati ubundi dore ndabyiteje none mise nkubirwa n'ibiki bibaye. Uyu ngo yaje gukomanga ahangaha, kuza gukomanga ahangaha byumva hari umuntu urimo, ati nyamuna nimugire vuba, ati ndimo numva nkubere rwose ibintu byakaze, ati ibintu bimeze nabi cyane, ati mugire muvemo nanjye njyemo rwose ndikumva nkumbuye kuba najyamo, ati ibintu birakaze nyabuneka hanze umuntu yineyeho, ati byakaze rwose byakaze. Ari nako uyu mugabo yakomeje kugendera gukomanga ahangaha agira ngo arebe neza ko hari umuntu waza kuba yamukingurira akaba yabasha kuba yajya mu bwiherero. Uyu mugabo akavuga ati rwose birakaze, ati nawe uranze se, ati nawe uranze, ati ibintu birakaze mw'abantu mwe. Ni kwese kuri wa muryango wa mugore ubyibushye cyane yagiyemo nyine tu. Ni ukuvuga ngo aya bari amatoilette nyine, umara kuba wakora ibyo uri bukore wasoza ukagira ute ugashyiramo amazi nyine ubwo mu bwiherero. Ntabwo izi toilette wazijyamo nta mazi ufite, ntabwo ibyo bintu byashoboka. Ndakeka zimwe nyine bamwe muri mwe muzizi. Ubwo uyu mugabo niko yakomeje kugenda kumanga avuga ati rwose nimugire mu nkingurire rwose ninjirire, ati numva ibintu bikomeye cyane, ndabona ibintu bikaze cyane rwose nyamuneka ni mu nkingurire nimutabare umuntu ibintu byakaze. Akavuga ati none se ubuntere pombaje we biribuze kuba byasubirayo, ati mani we ati ibintu birakaze ati ibintu birakaze, ati nibigumye kuza kuba byagenda gutya ngewe sinzi rwose nibuze nawe kuba nakugira mu gihuru. Kandi ndagira ngo ubwire ngo iki gihugu cy'aba ngaba iyo uramutse ugiye gukora nk'ibi ngibi ukajya mu gihuru bakagufatiramo baguca amafaranga menshi cyane utapfa no kubona. Ubwo urumva rero ahangaha ni ibintu bibiri, iyo ukennye uremera ugategereza. Ubwo uyu mugabo nyine yatangiye kuba yasambira ya buri avuga ati rwose ndabona mu mapantaro yanjye, ati numva yaje neza, ati yagize umuntu wasohoka. Gusa nyine aba ngaba bari muri toilette nimba barimo barabikorera ubwende ntabwo mbizi, kuko nyine habuzemo n'umuntu n'umwe wasohoka ngo aze wenda abashe kuba yagira ute yamuhereza inzira, amubwira ati nawe injire rwose pe, ati nawe injire. Habuze n'umwe, nta n'umwe ushaka kuba wamwiteza, nta n'umwe ushaka kuba wamuvugisha. Gusa nyine urimo aravuga ati rwose ibintu birakaze, ati uyu nguyu ninde uri muno we kuki atavamo, ati ubundi abantu bajya mu bwiherero bakamaramo igihe kingana n'isaha. Ubwo muri ako kanya bidatinze hari uwa mbere wari ugize ute yari asoje, ni umugore nawe ni umugore wari urimo yarasoje. Akimara kuba yasoza hari umusirikare waje aho ngaho. Uyu mugabo arabona avuga ati utantangamo se, mu kujya kubireba arabona asanga ni fande, atafande ati nimukomeze rwose, ati nimukomeze bafande. Abakubitira n'isari arababwira ati mwebwe nimujye mu bwiherero, ati nta kibazo rwose, ati mwese ko mukorera igihugu wagize ngo twari ikibazo twagira. Uyu mwe kamubwira ati urimo unashaka gusuzugura fande. Aka kagabo ko nyine kakajya kamwereka amasinye kamubwira ati rwose fande ntabwo njye nigeze ngusuzugura pe, habe na busa ntabwo nakugera ngusuzugura, nta nubwo nabikora. Gusa nyine ati ndabonga mu ati ndakubiwe ko murimo murabibona aka kagabo nako karimo karakubiwe. Uretse no gukubirwa gusa wagira ngo ni umwaka yagize, ibaze kugira ngo umuntu umwe ave mu bwiherero
wamaze igihe ubutegereje, numara ko wabutegereza undi agira ute ahita agutangamo. Dore ukuntu katangiye kugenda kabyina buri wanagira ngo kasinze, kandi nyamara aka kagabo niko kagize ute niko kiteje ibi bintu. Nyagasani ndagira ngo kuri cyo narebe, nyamuneka nimba uzi ko utari wakora subscribe, kora subscribe, nicyo gisabwa ndetse nacyo cy'ingenzi kugira ngo tuzajye ducikanwa kubona utundi video nk'utu ngutu tw'udukomediye tw'udufilime tumeze neza cyane ndetse turyoshye ukuntu nyine tu. Ubwo muri ako kanya hari undi musirikare waje, mu kuba haza undi musirikare nawe yagize ute yaje kumwe mu kuruno bwiherero. Ubwo umuwari urimo arabwira ati ndimo rwose afande. Akagabo gatangira kuba kavuga ati ndabona amazi yanjye ngiye kuyasubizayo, basanga nibuze kubona yatekesha. Ati kuko ndimo ndabona umusarani wayanze, kuko ndimo ndabona abantu badutanze. Uyu nguyu akabaza uyu mugabo ati urimo urakora iki ahangaha? Afande akabaza aka kagabo ati wowe urimo urakora iki ahangaha? Ati rwose afande, ati nanjye nategereje ubwiherero, ati ariko rwose dore banze kuvamo. Nyamara uyu mugabo yawugeze, yagira ngo ajye kwinjira muri umufari akamubwira ati nakubwiye ngo iki mujye muri abayobozi babanze bakora ibyo bari bukore, mugomba kuzaza nyuma. Aka kagabo gusa byo nyine kari akanyerari, karebaga kiriya kibuno cy'uriya mugore kakabona nyine irari rirakishe byatari, gusa nyine kagata umutwe kuko nyine ahangaha kwa nta mugabo utuma undi, byari byakomeje kuba byakara, byari byakaze rwose. Ahangaha ngo bahita kwa nta mugabo utuma undi, ati nimba byanga byakunda, nimba ukubi uba ugomba kwigirayo. Reba ukuntu katangiye kugenda kagenda rwose wagira ngo ingoma ngo yamaze kuba yagwa. Ndagira ngo urebe kurikirana unarebe. Ubu ahangaha katangiye kuba kakugira inama ya kigabo, karavuga ati ngiye hano ndimo ndabona mu matorete byanze, ati bicyaba cyiza rero iyo nshaka nabona kati zawo. Gusa ndagira ngo mbabwire ngo wa mugore ubyibushye cyane nawe yaramaze kuba yavamo, byari bimaze kuba byarangira. Gusa sinzi neza uriya mugabo we arabuze kuba yaza ajyemo hano cyangwa se birasa kuba byagenda biti. Ubwo uyu mugore amaze kuba yavana mu bwiherero, amaze kuba yawuvamo, arangije araza arakinga. Kimara gukinga aravuga ati nanjye rero reka nkomeze inzira zanjye. Uko ari nako babafande nabo bamwe na bamwe batangira kugenda bagira ute babicayura gake gake. Ubwo umugabo harereye amaze kuba yabona ko ahangaha nta marariro cyangwa se nta mahahiro ahari, aravuga ati ikizima njyewe nagira ute nakwikomereza ke nakwigendera. Ubwo uyu mugabo yaje kureba uyu nguyu mugenzi we nyine bari abafande bahuye, ushinzwe akamubwira ati ariko nyine nyamara hatakaze hano tuba tugomba gukora rwose nyine tu. Byari ibisirikare bibiri, abona abasirikare bo muri iki gihugu nyine tu mutagira ngo ni RDF. Gusa nagira nkubwire ngo umugabo we yabonye byanze ahitamo kuza kuba yakwigira inama yo kuza kuba yakwihengeka ahangaha muri kino gihuru. Iyo nama ya kigabo yabashe kuba yakwigira. Gusa nakubwiye ko ahangaha iyo bagufashe mu iki gihugu baguca amafaranga menshi cyane, waba ukennye waba ukize. Niyo mpamvu nyine ahangaha nta muntu n'umwe ujya upfa kugira ute kuba yahivogerera. Ndagira ngo mbabwire ngo umugabo ubashe kuba yakora nk'ibi ngibi ababaye mwa bantu mwe. Ipantaro yataye ati iyo ngiyo, aka kagabo nyine nako kagakora ibyako kuko nyine kamvaga ibintu bikaze. Ari n'akafanda muri ako kanya inzira yacagamo ndetse igihe bacagamo nyine ni naho wa mugabo yabashaka kuba yakemurira ibintu byiwe uriya mugabo. Ndetse abangaba bari nako bakomeza izi nzira. Uyu mugabo nawe ariko arimo ahangaha, gusa mu kubareba imbere yaravuze ati se aba bagabo ni njye baje kureba cyane njye baje gufata bimeze biti. Ari nako yatangiye kugenda yakwitsimbatsimba gake. Ndagira ngo urebe ubu muri ako kanya yahisemo kuba ava muri cya gihuru atangira kuba yakwiruka. Uyu ntabwo ati mufata uriya muginga, ati uyu muginga ubundi uzi gukora iki ahangaha? Ati uzi gukora iki ahangaha? Baravuga ati reka turebe ubundi ibyo ari byo, katurebe itonde turebe. Mukoze kugera hano ngaha bafashe igipantaro cyo baravuga ati si umugabo baze gukora iki ahangaha ngo tubona amapantaro igiye yasize ahangaha. Ati nta pantaro yambaye se? Ati umuginga uzi ko yaniye ahangaha mu iki gihurumani. Ati ruke tumufate tumubwire aze yabashe kuba yayakuraho. Ubwo bivuze ngo rero aka kagabo byago bikabayeho kuko nani hahandi ahangaha baba bagomba kuba baguhiga paka bakaza kuba bagufata. Bamara kuba bagufata nyine nawe urumva ikintu kigira uti gikurikiraho. Ndagira mbabwire aka gafilime kararyoshye kandi karanasekeje kararyoshye kandi karasekeje. Ari nako abasirikare babiri bahangiye kuza bakaza ahangaha bagashakisha kuvuga ati ubundi uyu muginga anyuze ahangaha, ntabwo wambwira ngo uyu muginga anyuze ahangaha. Injira ngo mu cyo kizu nanjye mbashe kuba narebera mu iki ngiki cyaha turebe ni hari ndakeka yuko ari hari. Ubwo bidatinze abangaba batangiye kuba bagenda bajajira ahangaha mu inzu kugira ngo baze kuba bashaka uyu mugabo urangaha. Ubwo uyu mugabo uko yari yamaze kuba yababona niko yagendaga agira ute abakwepa agahengeza gake, yakumva umurindi wa bote uje
akavuga ati ndagira ute leta ngo kwepera ngaha ndagira ngo ndebere ibintu byaje kuba kuri uyu mugabo, ndagira ngo ndebere ishyano ryaje kuba ryaba kuri uyu mugabo washatse kujya kunya mu gihuru. ubwo ngubwo ni cyangwa barimo baramuziza ahanga. ndagira nkubwire ngo iki gihugu iyo bagufashe biriya bintu byabaye bakwirukaho mpaka, ubwo aka kagabo nako niko kabakwepye rwose kavuga ati na n'ubundi dore nabyukanye inzara, none dore inzara nabyukanye, dore mbasha kuba nacura n'umwaku. Ati ipantaro yanjye se ubu ngubu ndi bugenze gute? Ati ubu nzajya ngenda nambaye bogisa gusa ati abaginguzi ko bagufashe baguhitana. Ati ipantaro yanjye ndayibuze, ati birarangiye, ati gusa nyine nimuyijyane tu, ati muyijyane nta kundi, nta n'undi mwari bumfate mwangiza mukankubita inkoni sha. Ati nimugende natwe agafilime kacu k'uyu munsi ngucyo tugasoje tukageza ku musozo. Ndagira ngo mujye muri abagabo banye mu bihuru. Dore ngako akabo kaba kashobotse mwa bantu mwe. Uyu nguyu asigaye yitera amajeke avuga ati naho nyine tu, ati ndabemeje, ndabakunda cyane, ciao mukuri subscribe zitwikomereze n'izindi filime ndetse n'andi ma video. Ndaje mu kanya dukomeze.